Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, tunabaha ikaze muri iki kiganiro cy'uburezi, ikiganiro gishya Radio Maria Rwanda yatangije kugira ngo tumenye ibivugwa mu burezi gatolika mu Rwanda. Muri iki kiganiro twanyarukiye muri Diocese Gatolika ya Kibungo, tukaba tugiye kuganira na Padiri Jean Claude Ruberandinda, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Rukoma, akaba ashinzwe ubwigishwa muri Diocese ya Kibungo, akaba ashinzwe kandi n'uburezi gatolika muri Paruwasi ya Rukoma, Paruwasi abereye Padiri mukuru. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe na Munyeshyaka Daniel, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe uburezi gatolika muri Diocese ya Kibungo. Mu ncamake araza kutubwira uko uburezi buhagaze muri Diocese. Turi kumwe kandi na Mpagaze Kazimiri, umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo ku rwunge rw'amashuri rwa Rukoma. Araza kudutangariza uburyo batangiye umwaka w'amashuri ndetse n'imbogamizi uburezi buri guhura nazo muri iki gihe. Turaza kumva kandi n'ingamba zafashwe ku rwego rwa Diocese mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo abepiskopi gatolika mu Rwanda basabye bijyanye no kwita ku burezi muri uyu mwaka. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Manase Manirakiza. Tubahaye ikaze. Ubuzima bwanjye bwose nzingira Imana, nimbona ngiye gutsindwa nzambaza Imana, niyo nyir'ubuvunyi nitanga imbaraga, ubwo namenye ko inkunda nzajya nyihungiraho, niyo mukiro nihoraho, ari amahoro yawe nihoraho, ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani turi kumwe. Mu gutangira ikiganiro cyacu, reka twakire Munyeshyaka Daniel, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe uburezi gatolika muri Diocese ya Kibungo, atangira atubwira uko uburezi buhagaze ku rwego rwa Diocese. Murakoze cyane. Nitwa Munyeshyaka Daniel, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'uburezi gatolika muri Diocese ya Kibungo. Murakoze cyane. Ku rwego rwa Diocese uburezi twavuga ko buhagaze gute? Uburezi muri Diocese buhagaze neza ku buryo bushimishije. Dufite amashuri 115 muri Diocese yose, amaparuwasi 22. Muri ayo mashuri hari ayo dufatanya na leta, harimo n'ayigenga ya Kiliziya birumvikana. Tukagiramo amashuri y'inshuke, abanza n'ayisumbuye ndetse n'ay'ubumenyingiro. Ntekereza ko muri uyu mwaka ushize w'amashuri yacu yagerageje kwitwara neza mu bizamini bisoza umwaka w'amashuri. Ubu rero nabwo tukaba twaratangiye turi mu murongo bijyanye n'insanganyamatsiko noneho yo kwita ku mwana kugira ngo tuzabone umwana ushoboye kandi ushobotse. Nacyo nari ngiye kubazaho ngera nti Kiliziya Gatolika uyu mwaka yuhariye kwita ku burezi ku buryo bw'umwihariko. Mutwibutse insanganyamatsiko hanyuma mutubwire n'intumbero mufite nka Diocese ya Kibungo ijyanye nyine n'ibikorwa muteganya gukora muri uyu mwaka w'uburezi. Insanganyamatsiko nk'uko twayitangarijwe na Nyiricyubahiro Karidinali Antoine Kambanda mu atangiza umwaka w'igezabutumwa. Uyu mwaka wahariwe kwita ku burere ndetse n'uburezi bw'umwana. Insanganyamatsiko rero ikaba ari ukurera umwana ushoboye kandi ushobotse. Birumvikana ko Kiliziya yatekereje iyo nsanganyamatsiko kuko yabonaga ko mu bijyanye n'uburere hari ikeneye kongerwamo imbaraga. Muri Diocese yacu ya Kibungo natwe hari ibikorwa twateganyije bigamije kudufasha kujyana n'iyo nsanganyamatsiko nk'uko Kiliziya ibiteganya. Harimo ibikorwa bigamije kongera umwimerere w'amashuri gatolika yacu. Muri byo harimo ibikorwa byo gushyira ibirango bya Kiliziya muri buri shuri ku buryo uhageze koko abona ko ari ishuri rya Kiliziya. Hari kandi gushyiraho amakominote katolike, n'ubundi twe dusanzwe tuyafite, ariko naho atarafite imbaraga hari gahunda zo kongera imbaraga dufatanyije n'abapadiri bakuru bo mu paruwasi kugira ngo turusheho kwita cyane cyane ku
ku bana barerwa muri ayo mashuri. Muri ibyo kandi harimo igikorwa cyo kongerera isomo ry'iyobokamana imbaraga. Ubu tugeze kure cyane tureba ko amashuri yacu afite imfashanyigisho aho zitari tugafatanya nabo kugira ngo ziboneke. Ubu bigeze kure rwose ku rwego rushimishije. Ubwo binajyana n'amahugurwa duteganya yo guhugura abarimu bigisha isomo ry'iyobokamana, kuko byagiye bigaragara ko hari imbogamizi zigenda zizamo mu myigishirize yaryo. Abarimu benshi ntabwo bize kwigisha iyobokamana, nta n'ubumenyi bwinshi babifiteho. Niyo mpamvu rero twatekereje ikintu cyo kubahugura kugira ngo mu bijyanye no kuzuza inshingano zabo zo kwigisha bizabashe kudufasha. Hari kandi no kurushaho gukurikirana urubyiruko ruri mu amashuri makuru na kaminuza. Turateganya ihuriro ryarwo tuzarigira mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha 2023. Ryo rihuza urubyiruko ruri mu mashuri makuru n'amakaminuza, no kuvuga ama IPRS akora muri diocese yacu na kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi Rukara, hanyuma na kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi bikorerwa Magana. Abo bose rero diocese yabatekerejeho isanga uyu mwaka ari igihe cyiza cyo kubegera. Hari kandi n'ibikorwa bigamije gufasha abana guhabwa amasakaramentu tubasanze mu mashuri yabo. Ubundi bategurwaga mu maparuwase, ariko tubona ko iriya n'umuryango wihariye ukeneye kwitabwaho mu buryo bwihariye. Dufatanyije n'abapadiri bakuru rero hari gahunda yo kubafasha. Amwe mu maparuwase yatangiye gutegura abarimu basanzwe bigisha religion kugira ngo aribo bazahabwa uburyo bwiza bwo kubategura ku mashuri. Iyo nayo ni ikindi gikorwa cyiza turi gutegura. Hari kandi noneho no gutegura ibiganiro mu mashuri noneho bijyanye no gushishikariza abana kurangwa n'imyitwarire myiza, kuko murumva tukeneye kurera umwana ushobotse. Iminsi bigaragara ko ababyeyi batakiboneka, kizahisemo kongera imbaraga mu mashuri kugira ngo n'izo nshingano ababyeyi badakora tugerageze kubafasha. Ubwo rero hari gahunda yo kwegera amashuri tukagirana ibiganiro n'abana mu rwego rwo kubafasha kurushaho kugira izo ndangagaciro za Gikristo. Mu mashuri yacu kandi tugeze kure urugendo rwo gushyiramo imiryango remezo y'abarezi kugira ngo bajye bagira aho bahurira banasengera ishuri ryabo kuko ni umuryango. Muri uwo murongo twanatekereje ko mu mashuri yacu hazajyamo amatsinda y'abarezi batoranyijwe b'inyangamugayo kandi abakristo bashobora kujya bagira inama ari bagenzi babo bateshutse, kuko burya n'abarezi bashobora kugwa mu gishuko cyo kwitwara nabi, ndetse n'abanyeshuri bakeneye ubundi bujyanama. Aya matsinda nayo tukaba turi kuyashyiraho dufatanyije n'abapadiri bakuru mu maparuwasi. Hari kandi no gushyiraho amatsinda y'abana mu mashuri agamije kubafasha kuba abakristo beza barangwa n'impuhwe. Ubu muri buri shuri harimo itsinda rya Caritas. N'ubusanzwe dusanzwe tugira ibyo bikorwa ukwezi kw'impuhwe n'urukundo mu mashuri, ariko uyu mwaka twifuje ko noneho abana babyumva mu buryo bwiza tukabafasha gusobanukirwa neza icyo gikorwa kiba kigamije. Mbese muri make ibikorwa byajya bikorwa mu kwezi kwahariwe kwita ku burezi gatolika bizakomeza gukorwa muri uyu mwaka. Ubwo binajyana n'andi matsinda nk'amakorari mu mashuri, amagroupe vocationnel n'andi matsinda azatuma abana bacu koko bagira uburere bwiza. Twanateganyije kandi ubukangurambaga mu babyeyi, kuko twari tumaze iminsi tugirana ibiganiro n'abadirecteri ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu burezi, bikagaragara ko ababyeyi nabo bagiye bateshwa ku nshingano. Dufite rero gahunda yo kwegera ababyeyi n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye tukaganira, tukongera kwibutsa icyo Kiliziya yifuza, uruhare rwabo bifuzaho. Ndumva nasoza mbabwira ko kandi nk'uko twabihaye umurongo n'icyubahiro Cardinal yaduhaye, uyu mwaka ni n'umwaka nanone wo kwita ku bidukikije mu buryo bw'umwihariko. Amashuri yacu rero ubu turi muri gahunda yo kurushaho kubungabunga ibidukikije biyarimo, duhereye gukora ubusitani
kuri buri shuri. Duteganya ibikorwa byo gutera ibiti ku nkengero z'ubutaka kugira ngo bidufashe gukomeza no kuyarinda ibiza, kuko dufite amwe n'amwe yagiye yibasirwa n'ibiza. Ibyo byose ni ibikorwa turi gukora, kandi tutibagije yuko n'inshingano nyirizina abana bakurikiye kunguka ubumenyi nayo iri kongerwamo imbaraga. Ubwo binajyana nuko twateganyije ko tuzajya tugira isuzuma rusange ku rwego rwa diyoseze kugira ngo turusheho gutegura neza abana bacu bajye barangiza koko bafite bwa bumenyi tubakeneyeho bashoboye, ariko banafite imyitwarire myiza twavugaga nyine bashobotse. Ndumva muri make hari ibi twavuga diyoseze iri guteganya gukora ifatanyije n'amaparuwasi, abapadiri bakuru mu maparuwasi. Murakoze. Padiri Jean Claude Ruberandinda, padiri mukuru wa paruwasi ya Rukoma, akaba ashinzwe ubwigishwa muri diyoseze gatolika ya Kibungo, akaba kandi anashinzwe uburezi muri paruwasi ya Rukoma, anabereye padiri mukuru, nawe aratubwira uko uburezi buhagaze muri iyi paruwasi ndetse n'imbogamizi buhura nazo. Gusa arishimira ubufatanye hagati ya paruwasi ndetse n'amashuri gatolika bugeza ku musaruro ushimishije amashuri abarizwa muri iyi paruwasi. Nibyo koko, nitwa Padiri Jean Claude Ruberandinda, padiri mukuru wa paruwasi ya Rukoma, ariko nk'abashinzwe nyine uburezi gatolika muri paruwasi ndetse n'ubwigishwa w'indihomoniye wa komisiyo ya katesheze muri diyoseze. Ndumva rero mbihuza n'ibyo nkora muri paruwasi. Murakoze cyane. Nimubanze muduhe ishusho rusange y'uburyo uburezi buhagaze hano muri paruwasi ya Rukoma. Ibigo bya Kiliziya Gatolika ntabwo ari byinshi. Ibigo dufatanyije na leta kubw'amasezerano ni 3, hanyuma ubwo ikigo kigenga kikivuka. Ibyo dufatanyije na leta kubw'amasezerano navuga groupe scolaire Rukoma yitiriwe Mutagatifu Mikayire, nkavuga groupe scolaire ya Jarama yitiriwe Mutagatifu Yosefu, nkanavuga école primaire ya Rubago yitiriwe Mutagatifu Yohani Paul wa kabiri. None rero akaba n'ikigo kikivuka école paroissiale de Rukoma yitiriwe Bikira Maria umubyeyi utabara abakristo. Ni ikigo kikivuka cyatangira gardienne. Ubu ntabwo turavuga nyine ko cyari bwemerwa nk'ikigo, ariko kimaze gufatana, iyo gifatanyije na groupe scolaire ya Rukoma kirabasha kugenda gishyikira abandi bana. Mu minsi mikeya kizaba cyemewe nk'ikigo cyuzuye kigenga. Ese ibyo bigo by'amashuri uko byose kose birimo abakristo gatolika benshi, bose babasha kugera hano kuri paruwasi kuza kuhasengera, cyangwa se hari n'uburyo mujya kubikoreramo ubutumwa ku buryo bw'umwihariko? Ibyo bigo mvuze ntabwo biri hamwe. Kimwe kiri muri murenge wa Jarama, ikindi murenge wa Rukumberi, ikindi nyine ahangaha turi kikaba kiri mu murenge wa Sake. Ubwo muri Sake harimo 2, uko nicyo kigenga nacyo kiri hano kuri paruwasi. Nkumva rero ubwo Sake irabigize ibigo 2. Ariko icyo navuga tugitangira nuko ntabwo twibanda ku bigo bya Kiliziya Gatolika gusa, kuko muri mirenge 3 mari maze kuvuga dufite ibigo bindi byose 22. Twegere mu butumwa bwacu ne turaza kuhagera tuganira, ntabwo twibanda ku bigo 4 gusa, ahubwo twibanda ku bigo 22, kuko abana bacu niho bari, tubasanga rero aho bari, kuko baradukeneye. Kuba tubasanga nabyo byongeye kugaragaza ko ubutumwa bwa Kiliziya bwo kurera mu buryo bwa gikristo tubwuzuza neza. Mwari mugeze muti tubasanga aho bari, mubikora gute? Ubundi twagennye umunsi wo kwa gatatu kugira ngo tubasange nyine, uko kwa gatatu kuva saa 4:30 kugeza saa 6 twandika gahunda kuzabasura tukayikorera hamwe, ku buryo noneho ikigo kitwemereye tubasanga tugakora ibikenewe rero hari ukuvuga misa, hari gusoma muhimbaza igihe tutabonetse kandi twatanze gahunda, hari ugutanga penitensiya, hari no gutega amatwi abana bose babyifuza. Gutega amatwi ni ikintu gikomeye cyane, kuko dusanga abana babikeneye, bifuza kugana na padiri, bifuza kubabwira ubuzima bwabo, hanyuma padiri nawe akaboneraho nyine
akagenda abashyigikira mu bitekerezo byabo no mu biganiro bagirana. murakoze cyane. Mutubwiye ko ubwo birumvikana niba hari ibigo bya Kiliziya Gatolika, hakaba ibigo Kiliziya Gatolika ifatanya na leta, hakaba n'ibindi bigo wenda bishoboka ko hari n'iby'andi madini. Reka noneho turebe turetse ibyo bya Kiliziya Gatolika, ibindi wenda by'andi madini ujya gukoreramo ubutumwa biba byoroshye, cyangwa mubasha gute gukorana n'abayobozi babyo kugira ngo mubashe kunoza ubutumwa mukoreramo? Narangije kubona ko byose ari gukorana, kandi burya nta bantu banga gukorana. Nta kigo na kimwe kitubuza kwinjira. Icyo dukora natwe ni kwitwararika kugira ngo tutabavangira muri gahunda yabo. Hari ibyo tubasaba, nabo hari ibyo badusaba. Igihe bafite umwanya natwe tuwufite, duhuza icyo gikorwa twateganyije kigakorwa ku buryo bushimishije ku mpande zose. Kugeza ubu n'ubuhamya twanatanga, wenda hari abandi baza gutanga ubuhamya kundusha, ni uko muri paruwasi yacu ya Rukoma ibigo byose, byaba ibya Kiliziya Gatolika, byaba ibya leta, byaba ibyigenga, byaba iby'amadini, byose biratwakira kandi bakatwakira neza. Mujya mwifatanya n'ibyo bigo mu guhimbaza iminsi mikuru, cyane cyane nk'iy'abatagatifu bisunze? Ibigo Gatolika n'ubundi igihe kigeze cyabo cyo kwizihiza umunsi w'umutagatifu bisunze, ni nawo mwanya mwiza wo kwizihiza uburezi Gatolika muri icyo kigo nyine. Hari uburezi Gatolika muri rusange ko Kiliziya iri mu Rwanda bidusaba umunsi wabugenewe w'uburezi Gatolika, ariko uburezi Gatolika ku bigo byacu Gatolika wizihizwa ku munsi w'umutagatifu bisunze. Nibwo tubikora. Hari ibijyanye n'icyumweru cy'uburezi Gatolika, mwe mubaye nk'ababikomozaho muri paruwasi kizizwa gute, bigenda gute mu bigo by'amashuri? Mu bigo by'amashuri n'ubundi hari amabwiriza tugenderaho aba yatanzwe n'ubuyobozi nyine bwa Kiliziya mu rwego rw'amashuri, ariko twibanze kuri paruwasi yacu. Ubundi twizihiza umunsi w'uburezi Gatolika ku nzego zigiye zitandukanye. Ahambere rero twitaho ni ku kigo ubwacyo, hanyuma ku rwego rwa paruwasi, ku rwego rwa diyoseze no ku rwego rw'igihugu. Hanyuma tukabigiramo uruhare ku buryo tubwiriza abanyeshuri, abana, ababyeyi babo, abarimu n'abayobozi b'igihugu. Tubasaba nyine kuza kugira ngo twifatanye guteza imbere uburezi bufite ireme kandi bushingiye kuri Kristo. Ku buryo bwihariye mwatubwiye ko muri na omoniye muri komisiyo ishinzwe ubwigishwa ku rwego rwa diyoseze ya Kibungo, ibijyanye n'isomo ry'iyobokamana mu mashuri bihagaze gute? Ndaza kutandukanyaho gato wenda ibyo mwari mumbabajije, kuko hari iyobokamana ubwaryo nk'isomo, hakaba n'ubwigishwa butegura ku masakaramentu. Burya ni ibintu bibiri bitandukanye. Katesheze n'iyobokamana hari uburyo bitandukanyemo, hakaba n'uburyo byuzuzanyamo. Ni nabyo wenda bidakunda kumvikana neza, kuko isomo ry'iyobokamana riraza kuba isomo nk'ayandi kandi ryigishwa bose. Naho isomo ry'ubwigishwa ubwabyo bitegura ku masakaramentu ni isomo riza guhabwa umukristo Gatolika kugira ngo azahabwe amasakaramentu. Nubwo bwose hari ukuntu byuzuzanya, kuko byose ari iyobokamana cyangwa ari ibishyikira ukwemera, ariko ukwemera kujyana ku masakaramentu n'ukwemera kujyana ku muntu nk'umuntu wemera Imana biratandukanye, gusa biruzuzanya. Kiliziya imaze igihe rero isaba ko isomo ry'iyobokamana mu mashuri ryashyirwamo imbaraga ku buryo bw'umwihariko rikongera gukomera nk'uko byahoze. Kuri ubu muri paruwasi twavuga ko bihagaze gute? Muri paruwasi ubu bihagaze neza, kuko iyo tugeze ku bigo byacu Gatolika ariho mbanziriza, usanga hari ishyaka noneho byatuzamuyemo twese, ari abapadiri, hari abarimu bigisha iyobokamana rwose ku buryo bugaragara, ari n'abayobozi b'ibigo usanga bafite iryo shyaka ryo guteza imbere iyobokamana, kuko utigisha iyobokamana se ahandi se wabikora nihe mu ishuri. Ibyo rero tubyitaho, ndetse wenda icyo nakubwira ni uko uburyo komisiyo yacu y'uburezi Gatolika yubatse muri paruwasi yacu igizwe n'abapadiri, abayobozi b'ibigo Gatolika n'abigisha iyobokamana. Icyo gihe iyo duhuye tukaganira dutanga isura nyayo kandi igenda ibungabunga uburyo bwo gutuma iyobokamana ridacika cyangwa ritagira ibirica intege mu mashuri. Tukaba tubikora neza, ku byo mbona bimeze neza ubu.
hari igihe usanga ibigo by'amashuri biba biri muri paruwasi runaka biba bibangamiwe n'ibintu bitandukanye, ugasanga abanyeshuri barahura n'imbogamizi runaka, abajya kure cyane ugasanga ahantu nta bigo by'amashuri byinshi bihari ku buryo bakora urugendo rugufi, cyangwa se ugasanga hari n'ibindi bishobora kubarangaza. Mubona hano muri paruwasi hari mbese ibikorwa bitandukanye bishobora kuba bibangamiye uburezi muri paruwasi? Ibikorwa bitandukanye byabangamira uburezi wenda byagaragara, ariko nanone icyo tubereho ni ukugenda duca intege ibyo bikorwa. Ibigo byinshi ubu ngubu byari biri ku muhanda, umva abana baba barangaye bari ku muhanda, barangara bagenda, cyangwa se baba bavuye mu ishuri bakaba badomoka bakajya kure. Ariko nk'ibi bigo bitwegereye twagize amahirwe ahubwo uko ibigo byegereye umuhanda, ubu gahunda yo kubaka kaburimbo iratuma noneho bibona urugo rwubatse neza rufunze. Ni ukuvuga ko ingorane twe dufite mu minsi iri imbere zirashize. Ubu hagiyeho uburyo bwiza bwo kugira bwo kubona ibigo, ndetse umuntu yanagiranye na bya n'iza interna bavuga. Nta mahirwe dufite yo kugira interna kuko akenshi abana biga bataha, ariko je ndi mu bemera ko ari interna ari nabiga bataha, byose byatanga umusaruro buryo biterwa n'uburyo abana bitaweho. Nkabona rero ko dufite amahirwe ahagije kugenda izo mbogamizi tuzivanaho, zo kurangara, zo gukererwa cyane cyane, zo kutita ku gihe cyo kwiga uko byagenwe, bizagenda bijya mu buryo uko mbibona. Nk'uko kandi twari batangarije muri iki kiganiro, twabwiye ko turi kumwe na Mpagaze Casimiri, umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo ku rwunge rw'amashuri rwa Rukoma. Aratubwira uko umwaka w'amashuri watangiye, atubwire ndetse n'ibijyanye n'imitsindishirize cyane cyane muri iri shuri abereye umuyobozi. Aragaruka kandi kuri zimwe mu mbogamizi abona zibangamiye uburezi muri uyu mwaka w'amashuri. Nitwa Mpagaze Casimiri, ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo kuri groupe scolaire ya Rukoma ikorera hano hafi ya paruwasi. Bizwi ko amashuri ya Kiliziya Gatolika ari amashuri abakomeye haba mu myigishirize, ibyo bikanaganisha no ku mitsindishirize myiza. Nkamwe nk'abayobozi mukora iki mu rwego rwo gukomeza gusigasira umwihariko wa Kiliziya? Mu rwego rwo gukomeza gusigasira uwo mwihariko, ngira ngo ubu tuvugana ibigo byacu n'ubundi byagerageje gutsinda, kuko nk'ubikigo cyacu cya hano kuri groupe scolaire ya Rukoma ni icyambere muri uyu murenge wa Sake. Abana bose baratsinze 100%. Segonderi hari hakoze abana 37, muri bo 35 babonye orientation zibemerera kujya muri excellent schools. Ni ukuvuga ngo babiri nibo babashije kuba baje muri ibi bigo bya hafi byo bita day school, aho abana biga bataha, abandi bose bagiye mu bigo bya boarding. Primaire rumva hari hakoze abana 57, bose baratsinze 100%, nubwo bose batabonye orientation, ariko abenshi babonye orientation 100%. No kuvuga ngo nta mwana watsinzwe, bose bemerewe gukomeza mu mashuri yisumbuye. Mu bijyanye n'uyu mwaka w'amashuri hari imbogamizi zaba zirimo mu bijyanye? Imbogamizi zari zihari, tubona ko hagenda haboneka n'ibisubizo, kuko akenshi wasangaga abana batishuri kubera amafaranga ya school feeding yari menshi, ariko uyu munsi ubona ko abana bitabiriye ndetse banagaruka ku ishuri ari benshi, n'abari bararitaye ubu baraje, kuko imibare twakiriye uyu mwaka
iruta kure iyo twari dutegereje, kuko hari uruhare leta yagize rwo kwishyurira umwana 8,300 n'andi ngira ngo, bityo umubyeyi nawe agasabwa amafaranga 975 muri primaire. Ibyo rero byatumye n'uwari warabuze ubushobozi agata ishuri, byatumye bose baza. Niyo mpamvu ntavuga ngo hari imbogamizi twiteguye, cyakoze nazo ntizabura, kuko usanga tugifite umubare munini w'abanyeshuri, aho usanga mu mashuri abanza dufite abana 69 by'umwihariko mu mwaka wa mbere wa kabiri, ugasanga mu ishuri harimo abana 69. Urumva ko ni umubare munini. Iyo ni imbogamizi ya mbere, kuko mwarimu gukurikirana abana benshi usanga bigorana kugera kuri buri mwana mu gihe cyagenwe. Ariko kubera ubuvugizi bugenda bukorwa, twiteguye ko tuzongera tugasaba tukareba wenda ko batwongerera ibyumba by'amashuri, iyo mbogamizi nayo ikaba yavaho. Ikigaragara nanone mu mashuri yisumbuye naho turacyafite ibyumba bikeya ngereranyije n'umubare w'abana dufite, kuko usanga buri cyumba kirimo abana bari hejuru ya 50, hari naho dusanga 55. Aho rero imbogamizi yaba ihari ni ubucucike, aho ikirebana n'imyigire n'imyigishirize abarimu turabafite, amasomo arahari, nta kibazo dufite. Padi, tugana ku musozo, n'ubuhe butumwa bundi mushobora kuba mwagenera abarezi, abayobozi b'ibigo by'amashuri, yewe ndetse n'abanyeshuri, cyane ko ubu bari ku masomo? Ubutumwa bwa mbere ni ubutangwa na Kiliziya, kuko burya dukorera ku ntego. Kiliziya Gatolika mu Rwanda yaduhaye inshingano yo kwita ku burezi gatolika ubu ngubu muri uyu mwaka w'igezabutumwa. Iyo iratubwira iti noneho rero dufatanye dutange uburezi bwuzuye, turere umwana ushoboye kandi ushobotse. Iyo ni intego dufite. Gushobora no gushoboka turabikeneye cyane muri iki gihugu, kubera ko akenshi ababyeyi bazavuga ngo abana baratunaniye, ariko mu by'ukuri nta mwana unanirana, kuko inshingano dufite yo kurera, kubyara no kurera, inatwereka ko Imana ituma tubyara, inaduha n'imbaraga zo kurera. Nkumva rero ari nabyo rwose bwabo butumwa twakomeraho twese, hanyuma umwana uturi imbere tukamwitaho. Bahoze batanga ubuhamya bw'ibiri kubera iwacu hano kuri paruwasi, ni ibintu bishimishije. Maze imyaka igeze kuri 6 ni muri paruwasi, ariko uyu mwaka ibyo ndi kubona ni ntibisanzwe. Ubu abana barimo baraza mu misa mu gitondo, kandi ugasanga ari ubufatanye bw'abayobozi b'ikigo, abarezi, abarimu, abayobozi bakuru baza mu misa n'abarimu bakabashyigikira bakaza mu misa. Ibyo ngibyo ndabona ahubwo mfite icyizere gikomeye cy'uko ibyo abayobozi bacu abepiskopi badusabye bizagerwaho rwose ku buryo butazatukomera cyane. Numva rero bwo butumwa n'abandi bose baduteze amatwi, ibyo dusabwa gukora biroroshye kandi tuzabigeraho. Numva araho nasoreza. Murakoze. Shuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, ikiganiro cy'uburezi cy'uyu munsi naha tugisoreje. Mwumvise ko twanyarukiye muri Diocese Gatolika ya Kibungo, aho twateze amatwi Padiri Jean Claude Ruberandinda, Padiri mukuru wa paruwasi ya Rukoma, akaba ashinzwe ubwigishwa muri Diocese ya Kibungo, akaba kandi anashinzwe uburezi gatolika muri paruwasi ya Rukoma. Turi kumwe kandi na Munyeshyaka Daniel, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe uburezi muri Diocese Gatolika ya Kibungo. Turi kumwe kandi na Magaze Kazimiri, umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo ku rwunge rw'amashuri rwa Rukoma. Muri rusange batugejejeho icyerekezo cya Diocese mu bijyanye no kwita ku burezi muri uyu mwaka wahariwe kwita ku burezi muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda. Mwumvise kandi zimwe mu mbogamizi uburezi buhura nazo, ndetse n'uburyo bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo izo mbogamizi babashe kuzirwanya. Nk'uko abayobozi bose babigarutseho, mwumvise ko bakomeje gushyira imbaraga mu myigishirize mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyifuzo cy'abepiskopi Gatolika mu Rwanda cyo kwita ku burezi muri uyu mwaka. Tubashimiye ko iki kiganiro mwagikurikiye, mwagiteguriwe kandi mukigezwaho nanjye Manase Manirakiza, nkambifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za Radio Maria Rwanda. Mugire umunsi mwiza.